Bakunzi b'Urubanza TV, tubajemye na mbere kubasuhuza aho muherereye hose. Ndasuhuza abanyarwanda aho bari hose mu Rwanda no mu mahanga. Musanzwe mumenyereye Urubanza TV, ni channel idufasha kungurana ibitekerezo ku bibazo byerekeye amategeko ndetse n'imanza duhura nazo umunsi ku wundi. Usibye kungurana ibitekerezo, ni na channel idufasha kumenya imanza zimwe na zimwe mu buryo butandukanye, aho ziba zigeze ziburanishwa mu nkiko. Twari tumaze iminsi tudakora, abakunzi bacu tubanje kubiseguraho, ariko twari duhugiye mu bintu nanone bijyanye no kwiga ntabwo biza birangira, kugira ngo turusheho kubaha ibitekerezo bifatika, kubaha ibitekerezo bifite umurongo. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, ufite icyo yifuza kwasangiza abandi, yaduhamagara kuri 0788 683 cyangwa akatwandikira ku rubanza1@gmail.com. Abakunzi bacu bifuje ko twakora ikiganiro ku bijyanye n'impanuka zo mu muhanda. Ni ikintu mu by'ukuri twafatiye hejuru, kuko impanuka zo mu muhanda buri munsi ziragenda zirushaho kwica abantu. Bamwe bagasigara ari imfubyi, abari babatunze bishwe n'impanuka, abandi bagasigara ari abapfakazi, abandi bakabura ababo, umuntu akabura uwo yakundaga, umuntu akabura uwamufashaga biturutse ku mpanuka. Twifuje rero gukora ikiganiro ku bijyanye n'impanuka zo mu muhanda, kugira ngo abantu turusheho kubyumva, turusheho kumenya icyo twakora mu gihe impanuka ibaye. Tuzagenda tuganira byinshi ku bijyanye n'amategeko yerekeye impanuka zo mu muhanda, uburyo umuntu yakwitwara, ibyo umuntu yakora mu gihe ahuye n'impanuka, uburyo umuntu ashobora kubona indishyi. Ibyo byose ni tuzagenda turebera hamwe. Nta mwana ushobora kuvuka uwo munsi rero ngo yuzure ingobyi. Uyu munsi turahera ku biteza impanuka zo mu muhanda. Turashimira wowe wakoze subscribe cyangwa se abone, tunasaba n'abandi batarabikora kubikora kugira ngo bidufashe. Mu gihe unyuzwe n'ikiganiro, burya ibintu biryoha bisangiwe, kora share ikiganiro dukoze ugisangiza abandi. Tanga comment nk'uko n'abandi badusaba kugira ibiganiro dukoraho dushobora kungurana ibitekerezo. Nawe kora comment, ugira ikiganiro wakwifuza twakoraho, twakungurana ibitekerezo, cyangwa ugira n'icyo wakwifuza wadusaba, cyangwa icyo wadusaba gukosora mu kiganiro twakoze. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ibiteza impanuka zo mu muhanda. Uyu munsi iyo ugiye kureba impanuka zo mu muhanda, zishobora guturuka ku bintu bitandukanye. Hari uburangare bw'umunyamaguru, hari uburangare bw'utwaye ikinyabiziga kinyuzwa ku butaka na moteri, hari n'igihe impanuka ishobora guturuka ku burangare bw'utwaye ikinyamitende, aho tuba tuvuga amagare. Hari n'uburangare bushobora guturuka ku kinyabiziga kigenzwa ku butaka n'abateri. Murabizi ko muri iyi minsi tekinoloji imaze kutuzanira moto tubona uyu munsi zikoreshwa n'imbaraga za bateri, zidakoresha imbaraga za moteri, zinywa ibikomoka kuri peteroli. N'imodoka ntoya nazo zirahari uyu munsi zikoreshwa n'imbaraga za bateri. Uburangare rero nanone bushobora guturuka kuri wa wundi uri masoko mu ingorofani cyangwa mikokoteni ni Kiswahili, cyangwa charrette. Nabo abo bantu bashobora kugira uburangare bagateza impanuka. Nanone uburangare bushobora guturuka ku munyamaguru wambukiranya umuhanda, ufite umuzigo mu ntoki, uwikoreye cyangwa uhetse, ufite umwana mu ntoki cyangwa umuhetse. Impanuka ishobora guturuka nanone ku miterere y'umuhanda. Burya imihanda iyo idakoze neza ni kimwe mu bintu bishobora guteza impanuka. Impanuka rero ishobora guturuka ku miterere y'umuhanda, umuhanda urimo ibinogo, umuhanda unyerera, umuhanda ucika, ni kimwe mu bishobora guteza impanuka. Impanuka nanone ishobora guturuka ku bwinshi bw'ibinyabiziga n'abantu bakoresha inzira nyabagendwa y'umuhanda. Aba bantu nabo ubwinshi bwabo, uko babisikana, uko bagenda
ko bagenderana nabi, buri wese atita ku burenganzira bwa mugenzi we, bishobora guteza impanuka. Tuzagenda turebera hamwe uko impanuka umuntu yayirinda, ariko ibi nabyo biri mu biteza impanuka. Impanuka nanone ishobora guturuka ku muntu wikoreye imizigo imurushije imbaraga. Urabizi hari umuntu ushobora kwikorera ikintu kiremereye bikaba byageraho rwose yumva ananiwe akagitura aho ngaho. Impanuka nanone ishobora guturuka ku kutita ku burenganzira bw'abandi. Umuntu akaba ari kugenda mu nzira nyabagendwa ariko ntiyite ku burenganzira bw'abandi. Ibi bikunze kugaragara cyane cyane mu mujyi, aho usanga mu maferuje niba hatse icyatsi kibisi, ubona umunyamaguru akomeza kubyigana n'ibinyabiziga kandi ufite uburenganzira bwo kugenda ari utwaye ikinyabiziga, umunyamaguru agakwiriye guhagarara. Ariko hari igihe usanga abanyamaguru bajya ari ikivunge, bagashaka kwambukiranya kandi uburenganzira bwabo butaragerwaho. Hari n'abanyamagare nanone usanga bagenda bakatakata mu maferuje, ntibubahirize uburenganzira bw'ibindi binyabiziga ndetse n'ubw'abanyamaguru. Impanuka zishobora guturuka ku kutamenya amategeko y'umuhanda. Murabizi ko hari benshi urasanga mu Rwanda umuntu yize igare kuba azi gutwara gusa no kuyobora mu muhanda no kurinyonga, rwose akayashyiraho n'umuzigo, yagira amahirwe yabona ashoboye gutangira kuwutwara, akumva ko ibintu bibaye barabara. Uwo mwanya akumva aho agomba kujya mu muhanda agatwara ikinyabiziga nta nkomyi. Nyamara rimwe na rimwe nta mategeko y'umuhanda azi. Ibi nabyo ni kimwe mu bijya bitera impanuka. Hari aho uzasanga abanyamagare cyane cyane bagenda nta mategeko y'umuhanda bazi, abandi ugasanga baratwara za moto batazi amategeko y'umuhanda, ndetse ari benshi bakunze kwita sakendo. Nabyo biri mu bintu bikunze guteza impanuka. Impanuka zishobora none guturuka ku nyamaswa zo mu gasozi cyangwa amatungo yororwa mu rugo. Aha inyamaswa mu gasozi ishobora gukanga umushoferi agakora impanuka, kimwe n'uko n'amatungo yo mu rugo nayo rishobora gusimbuka utwaye ikinyabiziga akaba yakwikanga agakora impanuka, cyangwa rikaba ryanamugwa hejuru. Usibye ibyo tumaze kuvuga, nanone impanuka zishobora guturuka ku miterere y'ikinyabiziga ubwacyo. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe badusaba gukora controle technique, cyangwa umuntu yagusaba controle technique ukumva mu by'ukuri wararasinze kuko ntayifite cyangwa biguteye ikibazo, ariko controle technique ni ngombwa. Ikinyabiziga kiba kigomba kwitabwaho, umuntu akakimenya atanitaye ko bazamugenzura mu muhanda. Ni kenshi nagiye mbona imodoka nk'umuntu yafunze ipine wenda yararihinduye rimwe ryatobotse ashyizeho irindi, iryo bashyizeho amabujo ntibayafunze neza, barayaregetse, akigiyemo aracyakije yizeye ko ipine barifunze ku kinyabiziga nta kibazo. Ageze imbere ipine riramusize, riragiye rikubise indi modoka, cya kinyabiziga cye nacyo kizahengamira uruhande rumwe, bakigonge cyangwa kigonge ikindi cyangwa kigonge umuntu wigendera. Nanone ikinyabiziga gishobora guteza impanuka ubwacyo biturutse ku kudakoreshwa. Umushoferi bakamuha amafaranga yo gukora ikinyabiziga akayirira, akaza abwira bose ko yakoresheje kandi mu by'ukuri ikinyabiziga atagikoresheje. Umukanishi nawe wa wundi w'umwizerwa bakunze gukoreshaho imodoka, nawe rimwe na rimwe imbere ya bose akamubwira ati rwose ibintu nabikoze nta kibazo, yaza kugenda ikinyabiziga kigateza impanuka. Ibi rero ni bimwe. Nanone hari impanuka zishobora guturuka ku rugomo rw'abantu birukankana abandi, bakina n'abandi bakina mu muhanda cyangwa bakinira mu nkengero zawo. Iyo mikinire n'urwo rugomo bafite cyangwa n'umurengwe barimo bikaba byateza impanuka. Aha ni hahandi usanga abantu bakina umupira ukagenda ugateza impanuka, ukagwa hejuru ya parabolize y'imodoka, umushoferi yawubona akikanga, impanuka ikaba irabaye. Ni hahandi nanone abana baba bari gukina bakirukankanaho, umwe akaza guteza impanuka, mugenzi we akamuteza impanuka cyangwa ibyago.
Mm. Impanuka none zishobora guturuka ku rugomo nk'uko twari tumaze kubivuga. Impanuka zishobora guturuka ku rugomo, aho abantu usanga birukankana abandi bakabarenza umuhanda, kwa kumwirukankana uwo birukankanye akaba yagwa mu modoka bigateza impanuka. Hari twagiye tubibona kenshi, ugasanga umuntu baramwirukankanye bitewe n'uko afite n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, adashobora gukontorora, adashobora kureba ibintu bitandukanye, bagatuma yagwa mu kinyabiziga kikamugonga. Ibyo rero ni bimwe twabonye by'ingenzi bikunze guteza impanuka cyane, bitabuje ko n'uwagira ibindi nawe yatwunganira akabitubwira, ariko ibyo ni bimwe by'ingenzi twabonye biteza impanuka. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo bwo kwirinda impanuka n'ibyo twakora mu kuzirinda, ariko cyane cyane dukangurira abantu kwirinda impanuka. Amagara araseseka ntayorwa. Ibintu tumaze kugaragaza byirinzwe, impanuka zaba nkeya. Usibye nanone ibyo twari tumaze kuvuga, hari n'umuvuduko ukabije, usibye ko uyu munsi ntabwo tukivuga umuvuduko ukabije ko ntawe ugihari. Sofia yarabikemuye na kamera za polisi zarabikemuye, ntabwo abantu bagikunda kwiruka, ariko mbere cyari kimwe mu byatezaga impanuka kandi kigatuma haba impfu z'abantu benshi. Mu bikunze guteza impanuka hari imiterere y'ikirere. Ikirere nacyo burya kiri mu byateza impanuka, cyane cyane iyo umuntu adashobora kureba muri metero 100 atwaye ikinyabiziga. Turakangurira buri wese gukora subscribe cyangwa sabone, tunasaba ukurikiye kino kiganiro cyangwa uzagikurikira gukora share akagisangiza abandi, tukarushaho kwiyubakira igihugu ndetse no kuba mu gihugu kizira impanuka. Mwari mumenyereye ko dukorana ibiganiro n'umuvandimwe wese muraga mu rurimi rw'amarenga, ariko amaze iminsi ataboneka. By'umwihariko nanone dukeneye n'inkunga kugira ngo dukomezanye nayo ibiganiro. Buriya gukorana ibiganiro n'uriya muvandimwe birahenda, dukeneye inkunga kugira ngo dushobore gukorana nayo ibiganiro. Abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bashobore gukurikira, nabo bamenye ibibazo biba bihari mu rwego rw'amategeko, nabo batwungura ibitekerezo ko n'abantu bafite ubwenge, n'abantu ndetse banafite ubumenyi, wenda usibye ikibazo cyo kutavuga no kutumva baba bafite, ariko ni abantu mu by'ukuri bakora ibintu byinshi kandi bifitiye nanone sosiyete umumaro. Murakoze, tubaye tubashimiye. Imana ibarinde.